Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Imana ishimwe kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye kandi turemeye. Imana ishimwe kuko turamutse turi bazima n'ubuntu n'imbabazi z'Imana. Imana ibishimirwe. Munyemerere ni wa mwanya mwiza tubana mu isengesho ndetse tukumva n'ijambo ry'Imana rituyobora ku munsi. Munyemerere dushime Imana, Imana ikomeye, Imana ihambaye, byiringiro byacu. Twongeye kugaruka imbere yawe kubw'iki gitondo cyiza no kuri uyu munsi Mwami turemeye. Mwami turagushimye kuko turamutse turi amahoro. Tugushimiye uburinzi bwawe bukomeye bwabaye mu ruhande rwacu. Tugushimiye Mwami kuko twongereye igihe cyo kubaho. Mwami n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Turagushimye kubw'uyu munsi turemeye. Ni umunsi w'umugisha, ni umunsi w'ubutsinzi, ni umunsi wo kunesha ku buzima bwacu. Mwami turakwinginze Data, twemerera uyu munsi uwo munsi w'amateka, mateka mashya, mateka Mwami y'umugisha, mu izina rya Yesu Kristo. Buri munsi Mwamana habamo ineza yawe, ndetse Mwami uyu munsi umwe cyangwa ijoro rimwe wahinduye amateka ya Yakobo. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo uyu munsi hagira ibintu bihinduka ku buzima bwa buri wese. Ndasenze ngo uyu munsi utubere umunsi w'umugisha. Ndasenze ngo uyu munsi utubere umunsi w'imbaraga kandi w'ubutsinzi. Ibyatunaniza ndetse Nyagasani Data ibyadutwazaga igitugu, uduhe Nyagasani tubigireho ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Nk'uko Abayuda bagombaga kwicwa, ariko Mwami ngo ibintu birahinduka, ahubwo baba bariho bagira ubutwari ku banzi babo. Natwe turasenze iki gitondo Mwami, ndasengana n'umuntu nkurikiye ngo ibyadutwazaga igitugu, ibyatubase, ibyatunanizaga, ibyendaga twabona biyenda kuduhitana, turasenze Mwami ngo uduhe imbaraga zo kubigiraho ububasha. Uduhe imbaraga Nyagasani Data zo kubitsinda mu izina rya Yesu. Aho tutabonaga inzira Mwami urashoboye kuharema inzira. Aho tutabona ibisubizo Data, aho wageze Mwami ibintu birahinduka. Turagutumiye Mwami muri uyu munsi ngo ugendane natwe, uyobore intambwe zacu, uyobore ubuzima bwacu, uyobore imitekerereze yacu, uyobore amagambo tuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Turi imbere y'ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe. Turakwinginze Mwungeri mwiza, naba ari twebwe ahubwo Nyagasani Data uduhe kugendana nawe. Urakoze Data, turagushimiye. Urakoze kuko uri Imana igira neza. Urakoze kuko uri kumwe natwe. Shimwe ni iryawe Mwami none n'iteka ryose. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Turashima Imana rero kubw'uyu munsi mwiza Imana iduhaye. Iki gitondo ndumva Imana ishize amagambo akomeye ku mutima wanjye kandi nifuje yuko dusangira. Ndakwifuriza kandi nanjye aricyo ndimo gusaba, itoze kuyoborwa n'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Witoze kuyoborwa n'Imana. Iyi si ni isi yuzuyemo confusion ikomeye cyane. Nisi yuzuyemo uburiganya bwinshi cyane. Nisi yuzuyemo confusion nyinshi cyane, ariko turasabwa kugira ngo dushobore gutsinda, biradusaba kuyoborwa n'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Imana niyo ishobora kukwereka inzira zishobora gutuma ushobora kunesha iyi si. Yesu nashimwe cyane. Imana ni Imana igira ingamba ziba zihariye zirenze n'iz'umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Mubwiriza ibice 11 ku murongo wa 5 ngo kutazi inzira y'umuyaga iyo ariyo, cyangwa amagufa akurira mu nda y'utwite, ni kutazi n'imirimo y'Imana, ni kutazi n'inzira z'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ariko turifuza kuyoborwa n'Imana. Nicyo ndimo gusengera nawe muri iki gitondo. Ndakwinginze ribe isengesho ryawe. Yesu nashimwe cyane. Imana igica inzira hatari inzira, ndetse Imana igikunyuza ahantu zikavangira abanzi bawe. Bwana sifiwe. Yesu nashimwe cyane. Nicyo mwifuriza muri iki gitondo, nanjye nicyo ndimo gusaba. Yesu nashimwe cyane. Imigani 3 umurongo wa 5 n'umurongo wa 6, Bibiliya atubwira ngo wiringiye Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Ujye umwemerera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Itoze kuyoborwa n'Imana. Itoze kugendana n'Imana.
itoza imigambi yawe, itoza amaproje yawe yose uyayoboza Imana, nibwo uzashobora guhirwa. Yesu nashimwe cyane. Yesu yagiye avuga kenshi uwo ari we, yavuze ko ari umwungeri mwiza, ni umwungeri utuyobora neza. Haleluya. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko ibice 8 uhereye ku murongo wa 22 ukageza ku murongo wa 26, Yesu yageze i Betisida, bamuzanira impumyi ngo ayikoreho. Akira amacandwe ayikora ku maso, ayibaza niba iri kureba, imubwira ko ibona abantu bameze nk'ibiti bigenda. Arongera ayikora ku maso, irareba neza. Aramubwira ngo atahe, arayibwira ngo nirushe isubira mu kirorero. Imana yacu ishimwe cyane. Imana igituyobora ahantu runaka kuko ariho ibona hari ibisubizo byacu. Imana igituyobora inzira nshuti zanjye. N'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu bice 21, usomye ibice 5 na 6, Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntacyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato. Murafata nuko barajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Imana yacu ishimwe cyane. Imana yituyoboye, Imana yiyoboye intambwe zawe, Imana ikuyobora aho ugomba kujugunya urushundura rwawe. Imana ikuyoboraho ku mugisha wawe, ahari umugisha wawe. Kuyoborwa n'Imana ni ibintu bitwinjiza mu migisha, mu mugisha w'Imana, bitwinjiza ku mugisha mu buzima bwacu. Turi mu isi yuzuye confusion y'abantu b'Imana, abantu batubwira ibintu bitandukanye, buri wese akubwira ibye, ariko turasabwa kuyoborwa n'Imana gusa, kuko nitwiga kuyoborwa n'Imana tuzakomeza muri iyi si yuzuye confusion. Imana yacu ishimwe cyane. Umugabo, reka soreze kuri uyu mugabo na mukozi w'Imana muri Samuel wa mbere ibice 3, iyo somye umurongo wa 7 n'umunani, ngo ariko Samuel yari ataramenya Uwiteka kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Uwiteka ahamagara Samuel ubwa gatatu, arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko umamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Yesu nashimwe cyane. Reka mubwire, abo Imana iyobora bagomba kuba baravutse ubwa kabiri, bagomba kuba bari abana b'Imana, barakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Samuel yabaga mu rusengero ariko atazi Uwiteka, nicyo cyatumye Uwiteka amuhamagara yitaba Eli. Hari igihe Imana iduhamagara tukitiranya ijwi rye n'iry'abantu. Yesu nashimwe cyane. Rero ndakwinginze muntu w'Imana, witoze kuyoborwa n'Imana. Hari abantu bari mu rusengero ariko batari bamenya kuyoborwa n'Imana. Imana ituyobora gute rero? Imana ituyoborwa mu buryo butatu. Imana ituyoborwa mu ijambo ryayo, binyuze mu ijambo ryayo. Zaburi 119 umurongo 105 yavuga ngo ijambo ryanjye nitabaza rimurikira ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Yesu nashimwe cyane. Imana ituyobora binyuze mu mwuka wera. Urwandiko Paul yandikiye Abaroma ibice 8 ku murongo wa 10 bavuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana ari bo bana b'Imana. Imana inatuyobora binyuze mu isengesho. Iyo dusenga dusabye ubwenge, Imana iduha ubwenge bushobora kutuyobora. Imana iradusubiza kandi ikatwereka inzira dukwiriye kunyuramo. Imana yacu ishimwe cyane. Abraham yagendanye n'Imana. Imana yamusabye kuva mu gihugu ajya, ikamwereka ikindi gihugu. Bibiri tubwira ku mugabo witwa Mose mu kuva ibice 3, aravuga ngo Mana, mbere yo kuvana Abisirayeli muri Egiputa, Imana yamuyoboye kandi ikamubwira icyo agomba gukora. Mose yizeye Imana maze ayobora ubwoko bwayo. Ariko yasabye ati, Mana, ndifuza kugendana nawe, ndakwinginze nawe. Usaba Imana kugendana nayo, usaba Imana ikuyobore muri ubu buzima, ikuyobore mu mitekerereze. Mu byakozwe n'umwe w'ibice 8 n'umurongo 26 kugera kuri 33 tuhasanga umugabo witwa Filipo. Mwuka wera yamubwiye kwegera igare ry'Umunyetiyopiya. Yarumviye asobanurira uwo mugabo ijambo ry'Imana, maze uwo mugabo arabatizwa. Dukwiriye kubaho ubuzima buyoborwa n'Imana.
ariko rimwe na rimwe we select our priorities biteye n'imitekerereze yacu, bitewe n'uburyo tubona ibintu. Ariko ndakwinginze witoze kuyoborwa n'umwuka wera, nibwo uzashobora kunesha isi, nibwo uzashobora kubaho ubuzima bwo kunesha. Imana yacu ishimwe cyane. Witoze. Abantu rimwe na rimwe uko tubona ibintu, ibibona yuko bigaragara, ibyo tubona bishashagirana, ibyo tubona yuko ari byiza, nshuti yanjye, ku Mana ntabwo ariko bimeze. Ariko ndakwinginze witoze kuyoborwa n'Imana, witoze kubwira Imana ngo Mana ndakwingiza, ndifuza yuko umbera umujyanama, ndifuza yuko umbera uyobora intambwe zanjye, ndifuza kugendana nawe. Mana yacu ishimwe cyane. Urugendo rwawe rwose urukoreza Uwiteka, nibwo nawe uzashobora guhirwa. Mana turagushimiye, Data tuguhaye icyubahiro iki gitondo. Papa, tumenye neza Mwami, nitukwiringira Mwami, ukayobora intambwe zacu Mwami, tuzashobora kugera mu iherezo ryiza kandi niryo twifuza Mwami. Nk'uko ijambo ryawe Mwami Data ryatubwiye mu Migani 3:5, uravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, ujye umwemerera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Turasenze mu izina rya Yesu, muri ubu buzima bwa buri munsi Mwami, duhura n'ibyemezo byinshi, dufata ibyemezo bikomeye, dufata ibyemezo bitandukanye, ariko mu izina rya Yesu turakwingize Mwami, turifuza kuyoborwa nawe. Utuyobore mu mitekerereze yacu, utuyobore mu mivugire yacu, utuyobore mu mivugire yacu, utuyobore mu bitekerezo byacu, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ntabwo twashobora gutsinda iyi si twiyoboye. Iyi si irimo umuriganya, iyi si irimo igoswe na confusion nyinshi cyane, igoswe na challenges nyinshi cyane, ariko mu izina rya Yesu turifuza kuyoborwa nawe Mwami. Turakwingize Papa, turimo turitoza Mwami, nk'abana bawe Mwami, turifuza kuyoborwa nawe, turifuza kugendana nawe, turifuza yuko tubera umushorera muri ibi bihe bikomeye. Data, yobora intambwe zacu, yobora ibitekerezo byacu, yobora imigendere yacu, tuyobore mu kazi, tuyobore mu murimo wawe Mwami. Data Nyiringabo Mwami, nutuyobora tuzakora ibikwiriye, nutuyobora Mwami Data Nyiringabo, umurimo wawe ntabwo uzazaho igitutsi. Mu izina rya Yesu turagushimiye Mwami, turaguhimbaje yuko ugiye kubana natwe kandi ukatuyobora. Shimwe ni ryawe Mukiza, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, mugire umunsi mwiza, kandi ni umunsi utwinjiza muri weekend. Witoze kuyoborwa n'Imana, itoze kuyoborwa n'Imana, nibwo uzabaho ubuzima bunejeje, nibwo uzabaho ubuzima bushimishije, nibwo uzaryoherwa n'ubuzima n'uyoborwa n'Imana. Imana ibagirire neza. Shalom.